Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite imbaraga, izina rifite ubutwari, izina ribohora, izina rizura, izina tuvuga dayimoni zigashwiragira, izina tuvuga nyabingi zigatatana, izina abisi bakirizwamo mu izina rya Yesu Kristo. Kwa ikaze kuri YouTube channel Kajegerezo TV, uhabwe umugisha wewe warangije gukora subscribe ndetse na comment ndetse na share. Habwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Wewe utari wakora subscribe, kanda aho hantu handitse subscribe. Mbere na mbere kora aho hantu handitse subscribe. Kubera iki? Kugira ngo ikiganiro cyose ijambo ry'Imana dushizeho uzajye uraba mu bambere bazigomba kubibona mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Weho udukurikiye uri kumva ubuzima bumeze nabi, urwaye, ndagira ngo ngutangarize Yesu ni muganga, ni dogiteri. Weho udukurikiye ufite intambara, ufite imanza, ufite ibibazo byakurenze, ariko ntago birenze Kristo wakuremye, ntibirenze Imana yakuremye ikaba igushizeho. Kandi ikimenyetso cya mbere yuko utazapfa usebye nuko ugihari. Ubwo ugihari rero birasobanura ngo ejo n'ejo wundi watungurana nawe Imana ikakuremera igitangaza. Uyu munsi rero tuzanye iki? Imana idutumye kuri wowe iki? Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 24, murongo n'uwa mbere n'uwa kabiri. Zaburi ya Dawidi. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayibamo, kuko ari we wayishinze ku nyanja, yayishimangiye ku mazi menshi. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo ibiri mu isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Nje gukomeza umuntu wari ufite kwiheba, ahubwo mbere yuko uzana urusaku, uzana ibintu by'amagambo byo guca imanza, byo kubwira Imana ngo urayibabariye biki n'ibiki, Bibiliya iravuze ngo ibiri mu isi n'ibiyuzuye byose n'iby'Uwiteka. Biravuze ngo niba ari iby'Uwiteka, mbere yuko ushaka ibyo bintu, shaka nyirabyo. Ndakwinginze, mbere yuko ushaka ibintu, shaka nyirabyo. Abantu baracurika ibintu mbere yuko bashaka nyir'ibintu bakajya kubishaka. Ntabwo bizashoboka, ntabwo ibintu bizakwiha, ahubwo nyir'ibintu niwe uzabiguhereza. Rero reka ngurangire password, banza ushake nyir'ibintu. Bibiliya iravuze ngo ibiri mu isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka, ni ibya Kristo. Niba utari wakizwa, niba warahemukiye Imana, banza wiyunge nayo, banza uyisabe imbabazi, hanyuma wongere uyisabe mu bintu byayo, iraguhereza. Kuko ntago umubyeyi yari kubona umwana we akwiriye, icyo ari gusaba arakimuha. Ndagira ngo nkubwire ngo manza wibaruze mu bana b'Imana. Rero icyatuma utitwa umwana w'Imana, icyatuma utagira adresse, ugire ngo access ku by'abana b'Imana yabateguriye, ni icyaha. Manza wihane, manza ubwire shitani ngo ndakwanze, winyihebesha, wimbwira yuko ntari mwiza, were kumbwira yuko Imana yanyanze. Bwira shitani, uyibwire ngo Imana irangunda, uyibwire ati Imana irankunda ku rwego weho utabyumva. Shitani n'abadayimoni, Imana iragukunda nubwo uri mubi, nubwo uyihemukira, ariko ni umubyeyi
arakubabarira, akubabarira uko bwije uko bukeye. Wowe icyo usabwa ni uguca bugufi. Haleluya! Ca bugufi, wihane, usabe imbabazi, Imana yiteguye kukubabarira. Kandi Bibiliya iravuze ngo ibiri mu isi nibyo Uwiteka. Nitumara kutifo elasi edom, kumenya no kwisobanukirwa ko turi abana b'Imana kandi ibiri mu isi ari ibyayo, tuzajya tuyibwira idukoreremo. Tuzajya tuyibwira idukoreremo. Kubera iki ndashaka kwikoreramo? Nuko njyewe ndi umwana w'Imana. None rero umwana iteka ryose agapfunsi ke kaba ari gatoya, ariko ikiganza c'umukuru ca dadi aba ari kinini, kirashamata, kandi cyo ibyo gishamase umwana arabijya agahaga akanasagura. Ndagusengeye mama, ndagusengeye papa, musore, mukobwa aho dukurikiye, Imana nigukoreremo, Imana nigushamatire, igupfumbatije mu izina rya Yesu. Haleluya! Elni tolase edra. Niyo mpamvu birivuga ngo ipfumbatura igipfunsi kimwe igahaza ibiri mu isi byose. Ikiganza cy'Imana ni kigari. None ndasenze Imana igushamatire, Imana ikuyorere, igukoreremo, iguhereze nk'umwana wayo. Kuko ibiri mu isi n'ibyuzuye n'ibyayo. None nawe utangiye kwisobanukirwa uruwayo. Saba papa, saba dadi, saba umubyeyi, saba udukunda. Lasi elatra kosnimi obrafwaidra. Musabe araguha, musabe akwitayeho. Yesu we uhimbaza. Oh, shimwa Yesu mucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Niyo yashinze ingingi zifashe igisenge cy'ijuru ku mazi. Nta mwenjenyeri, nta mufundi, nta mutekinisiye, nta muprofeshoni, nta mu expert wari wabikora. Ibyo bikorwa n'Imana yonyine. Haleluya! Biravuze ngo ibyawe wabonaga nta nzira, inzira z'Imana zirahari. Kandi Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Imana igiye kugutabara ubibone. Imana ibyo igiye gukora ntago ibisubizo birahubuka ngo bive mu ijuru, ahubwo biri mu isi. Icyo igiye gukora ni ukuguhuza nabyo. Ndagusengeye ngo uhure n'igitangaza cyawe mu izina rya Yesu. Uku kwezi kwa munane kutari kwarangira, ndasenze ngo uhure n'igitangaza cyawe. Tili wasi erodra mu izina rya Yesu. Ndagusengeye mama, ndagusengeye musore, mukobwa. Imana insenga, Imana nkorera, Imana yaturemye, Imana umubyeyi wa twese, Imana yaremye ijuru n'isi. Uku kwezi kutari kwarangira, hura n'igitangaza cy'Imana mu izina rya Yesu. Hura n'igitangaza cy'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze ko wumva gusenga, urakoze kuvuganye natwe, urakoze kuremya igitangaza, urakoze kunima dotisa oredro. Ukoze ibyo abantu bari banananiwe, utanze ubuzima, utanze imibereho, ukemuye ibibazo, utanze gukundwa, ugaruye ibyari byaranyazwe mu izina rya Yesu. Ubuzima buragarutse mu izina rya Yesu. Uyu mubyeyi nakire, uyu dukurikiye urwaye amaguru nakire, uyu urwaye umugongo nakire. Kira mu izina rya Yesu. Ndacaha dayimoni, ndacaha abazimu, ndacaha amahembe, ibyo warenze ndagusengeye ngo ayo maguru akire, uwo mutwe wawe nukire mu izina rya Yesu. Urakoze Jehova, urakoze Elohimu El Shaddai. Icyubahiro ni icyawe, nuganze utegeke. Urakoze kutwumvishe, kandi Uwiteka aba bantu bazagaruka bagushimira. Aba bantu bazaguheza amaturo y'ishimwe. Aba bantu bazinjira mu rusengero bavuge gukora kwawe. Urakoze
ntuganze utegeke. Ibyo ukunda n'ibyo ushima ari byo biba kuri twe. Tubisabye tubyize mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana abane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean de Dieu. Ndabakunda cyane. Amen.